ukamunyaza apana iby'inzara. Inzara ushobora kugira nawe ugasanga winufashe gutyo ugasanga uramunoshe. Urabona nka gutyo ntago ari byo, ibi ntago ari byo. Ahubwo wowe uraruhisha, usa n'uhisha urukumwe. Noneho aka kantu akaba ari kagaragara aka. Noneho akaba ari gukoresha. Noneho iyo gukubita kandi noneho iyo gukubita ntago ukubita ugira cyane ngo ukoresha imbaraga nyinshi. Utangira gahoro gahoro nko umuntu abatangiye kwiruka. Abantu bakora siporo barabizi ibintu byo kwiruka. Iyo uri kunyaza utangira gake gake. Kandi nanone kugira ngo utangire kunyaza utangira usa n'umuntu uri gusanza. Ufata imboro yawe ugasa nubanza kugira gutya mu gituba. Icyo gihe uri gushaka ububobere. Igituba maze kumva gitangiye kuzana ububobere cyatose nyine. Ntabwo utunyaza. Uhita uvumbika imboro, ushiramo imboro. Iyo ushiramo imboro ugarura, ushiramo imboro ugarura, ushiramo imboro ugarura, ushiramo imboro ugarura. Noneho wamara kumva igituba kimaze kureta neza none ugatangira ukanyaza. Ugatangira kunyaza utangira kuri mpuza ntoya. Volume nkeya, urumva? Noneho warangiza noneho ukagenda wongera. Ugenda wongera. No kandi noneho kongera ntabwo uvuga ngo urakomeza ahantu hamwe. Hari abagabo usanga wenda anyaza gutya ngo akamara umwanya munini urakubita ahantu atonda ahantu hamwe. Niba ukoze gutya ibuka no kugira gutya, sibyo? Ngira ngo